umva icyama ngewe leta ikanyemerera nkazasubirayo nkabwira abaturage ukuri aho guherereye aho kuri aho guherereye abaturage bose nabacyura barakabura abaturage bari abantu umva bakabura n'abana ntabwo bita mama ikeneye bajye ko birwa bibinka nta kuva twasohoka hanze 94 ni intambara yose ntabwo bajye batekereza guha nibura abaturage n'inkimwe ngo barye kwako kanyama reka nta bajya kwiba imiti ntibajye bavura abagore bavuga imiti ni y'abasirikare ntago ari imiryango yabo cyane ko barongora organisation itabyemeye burya komandoma FDLR ntago igemera abasirikare ko barongora noneho ubwabo bakabikora gato bagakubitwa baruzi ko umugabo umusirikare wangu bamukubita inkoni 300 na 200 yego bihagazeho yego baraba byemeye kuki mwemera kwishoramo kandi muzi ko bitemerwa no kubera ni ibintu utatangira ukemera ibintu byose birimo ariko ugakunda urakundana tu ariko ntabwo ruharajya byemera oya ntabwo batera ubwoba muri uko kubana nabo ni mama ufite igihunga n'ubwoba muri ubwo buzima bw'iki ubwo kubana n'umusirikare kandi atabyemerewe gushaka umugore ubwoba mwebwe murakundana ntabwo mwaterana ahubwo nyine uravuga uti ngaho genda ukubitwe ubwo nizo nkwano abagukoye yemeye ko bamukubita pe naho ubundi utabyemeye atanyira kanaguta kigendera mu kindi cyama ukumva yagiye muri rudi hirya nyine aho babyemeye niyo mpamvu yakisemo ibice byinshi cyane rudi baho maze kuba seneri baho abo bose bagiye banga ibyo bintu bimwe na bimwe muri organisation ya FDLR bagiye banga noneho inkako gatsiko kagiye ko ntabwo kakirwanya ibyo FDLR yanga bo bararongora ibyo byose barabikora ubwo noneho yatinye izo nkoni agacumu kakigira muri icyo cyamo wakagusiga ukaviramo ubwo yemeye gukubitwa mama bagukoye yemeye gukubitwa bagukoye aranazi kubitwara abagabo barazi kubitwa pe 300 bagazi kubitwa 300 bakanazirenza agapfumuka ikibuno hanyuma bakamuvura barazi kubitwa ubwo nawe uhita umukunda warukomoje ukuntu hari uburenganzira bo bafite ariko abagore batabona uduhirugero rw'imiti bo bajya gusahura ntimubibavurwe noneho kubera ko nyine batajya bashyigikira ko bagira imiryango niyo mpamvu y'urwaye urirwariza wati ibintu urirwariza nta kintu badufasha n'iki kimwe nta kintu komande bavuge ikintu cyatubabaje twabirutse inyuma y'imyaka yose ariko mukuri nta twasaze nta rukundo bagira rw'umuntu uba proteje ngo abagende inyuma bavuga ati aba bantu badukunze bari watwirika inyuma urwo rukundo ntarwo n'umunsi numwe ntarwo twire tubona keretse ko duha protection kuturinda kugira ngo tudataha icyo cyonyine nicyo bahagazeho mu barindi hatagira ugira ibitekerezo byo gutaha ariko kugumaho nabyo nta mumaro bajya batwereka utuma batifuza ko dutaha nta nimba baba nazo bafite mama ntabwo ntibatwambika ntibatugaburira umva ntibatuvura ni iki kindi umuntu yaba ategereje umva barababaye aho ngaho ntiyagaye gatema umugore yarashaririwe arabihiwe umva aho ngaho noneho ndi kumva nanjye ubwanye nawe umusirikare agenda nkarwana nkabarasa n'abagume n'abagome cyane icyo kintu hanyuma noneho ibyo byose biri mu byaguteye imbaraga zo kuvuga ngo reka amaguruke iyo binkundira mama nta n'imyaka 3 nari kumarayo ariko twabuze amabanga uko n'ubundi n'abakiriwe bayabuze barayabuze ngo baguruke baze mu Rwanda cyane ko noneho amatelefone yarateye bagera mu amatelefone twari dufite yakoresha telefone mama bagufasha guhamagara mu Rwanda noneho byo birenze ko ufite igitekerezo cyo gutaha n'ubonye wihereye gusa utari kuvugira hagati y'abandi ahita no guhamagara mu Rwanda ariko rwose y'ikintu gutaha bakabara kwishe kandi ntibakwitira wenyine babaza ko umugabo wawe noneho mu birimo nawe baramusanga mu position bakamwica icyo kintu kirahari nitwa MUSANEZA Françoise w'amajyaruguru akarere ka Burera umurenge w'Ibungwe akagari ka Bungwe muri make wagiye ryari mu mashyamba 98 94 narahunze nk'abandi bose twiruka 98 amasasa aratugarura inzara iradukubita dusubirayo ubu nibwo ntahutse vraiment nibwo numva ntahutse mbese cyari cyagiye cy'abacengeza nibwo wagiye yego tubwireho muri make wenda udatinze ubuzima hariya ngo bushaririye mu buhe buryo cyangwa bwabaryoheye gute oya ubwiye ngo ari mu by'ukuri nta no kwishanya guhara nta kintu kiryoshye arahirya pe ntacyo mwana yanjye abantu bariyo kubera nta makuru bafite nta buryohe bw'u Rwanda bazi nta buryohe bw'abayobozi bw'u Rwanda bazi umva babimenye bakabibona nk'ukuri bose bahita bashirayo ariko
inzira nanone ikaba ikibazo, ubwo noneho muri make se wowe wakoraga iki, wagezeyo ukora iki, akazi kanyu ka buri munsi karakaye dusangize? Mu by'ukuri akazi kacu ka buri munsi kuko twagezeho umuriro umaze kutubana mwinshi, mubwije kuri umuriro umanye mwinshi, nashatse Imana ndayibona. Rero amasasu ari amasasu ari kwiruka kwa buri munsi, hega no kutagira ihema, imvura ibanyagira ku gasozi, izuba ryava nibyo rikabica. Umva ntabwo twa tukiye mu baturage kuva 98 twese tujya mu babatisi batugena mu mashyamba ya Kongo rya itegeko, nta muturage wari cyetse batazi wari wemerewe gusigara mu baturage b'Imasisi, ntawe twagiye mu mashyamba y'Iwarikare. Aho rero ko yakutagira ihema, niwe umugabo utagiye kwiba ngo azana agahema, ubwo muri hanze umuriro uradutangira rubikubita. Ariko se umva nta gikindi gisubizo twari dufite gushaka Imana ngo itwice cyangwa idukize. Nta muntu uri aho hantu wabura Imana. Twarayibonye tukabona ijwi ryayo rikatubwira ibintu kandi bigasohora. Tuba muri ubwo buzima rero, nta mu by'ukuri uretse kujya ahantu twabona agahenge tugahinga, twizera ko byeze tugiye kurya, tukaba intambara kabaye tukiruka. N'ubwo buzima twabayemo imisi yose. Muri make zo ugenda bababwiraga ko umugamba ari uwuhe, mwirukaga mu mashyamba kubera umva cyo kuba byageze biradufata. Batubwiye ko abatutsi kera bari bafite u Rwanda imyaka 400, ariko imyaka 400 ko nta muhutu wigeze agubwa neza. Buri munsi ngo cyari kiboko, bagatanga amagi, bagaheka umwami, bakajya bica abana b'abahutu, umwami agahukira ku bana batatu babagerekanije n'agashingamo icuma akabona uhaguruka. Ibyo bintu byose kuko umuntu amututsi wigiraga akunda umutu n'umwe, keretse uwamuragiriraga inka niwe wapfa kukugira agahenge, ariko abandi bose baguranga ku kiboko. Ati none niwe bagarutse, none ubwo hagarutse rero bakatuga ati politiki yarahindutse. Hariya rero icyo bari kuko politiki yahindutse, bakaba barivanze mu iterambere rya Amerika n'ibiki byose. Ubu ikibafite niki baragushyikiyenga, nta kuri umututsi agira, niko batubwira, nta kuri umututsi agira. Buriya bajya ari batubwiye ko hari bega ntabwo tuzi ko babyita, ariko nyine ngo hari agashami abatutsi bashyizeho kitwa rede. Iyo rede ko yarayica abahutu, maze bakumva amatangazo ngo hari umurambo ngo wabonetse ngo Kigali ngo rande ngo batazi wabishe ngo no mu mazi ngo ntibazo simwumva. Ubwo bari mu mazu rero no bahamya ko ibyobo biri ahantu henshi cyane, bararabisha abahutu bakabashyiramo, icyo abahutu bakabashyiramo ko ari urupfu rwa buri munsi. Ibyo nibyo tukabitinya. Ubwo rero muri make ibyo binyoma byose yego n'ubu niyahari. Umva uwo n'uwo mu rurenze akagenda ntagerayo baramwica. Mu by'ukuri nyuma cyane amakuru ntagamenya bose kuri amatelefone, ubwo twagiye tumenya ko ku mupaka abatashye hariho abahawe akazi ko gukora ku mipaka bagasanganira abatashye. Abo barageze mu Rwanda, abageze ariko usibye ayo magambo babashyiramo, buriya ngo no kuba hariya ngo ni ukwiyemeza ukabigisambo kugira ngo ubone ibyo kurya. Yego wari wese azi kwiba gute? Yego kujya gusarura utahinze, abaturage bagahinga mwirejetse muri kuganira byakora mukajya gusarura. Ikindi kandi ntabwo wakwambara ubusa ubona hari umugore uri mu nzu hinduranye igitenge buri munsi, no kujya kubifanayo mukambara. N'abana bakambara ibyo abaturage bagiye gukura mu mazu banyina bafite imbaraga n'abagabo babo. Nyine ni ukwiba tu, ni ukwirwanaho mu buryo bwose. Utibye ntabwo waba Kongo, ntabwo waba Kongo, ariko aho intambara igeze aha, iyo babonye agahenge barahinga, byakora akagurisha bakajya mu masoko bakagura. Ariko iyo ntamwaye aho bari bahageze kubera intambara, bahita bajya kwiba kugira ngo nabo bashire imbeho, n'ibyo biyorosa, n'ibyo bambara, n'abana babona ibyo bambara, bariba rwose. Ariko nta kintu ushaka kutugarukaho ngo bura ngo kushaka hariyo uri umudamu ngo aba ari ukwizirika ku mugabo, ubundi ntibiba byemewe. Tubwira uko bimeze. Nabivuzeho cyane. Nta na rimwe organization ni kubayita organization ya FDLR yemera ko abasirikare bashaka, kuko buri munsi babiteguye gutaha. Buri munsi rega ngo babiteguye gutaha kandi bafata u Rwanda. Niyo mpamvu babuza kurongora, n'urongoye bakamukubita, n'urongoye baramukubita, kandi n'ugiye gusura umugore baramukubita. Nabwo araza bakamukubita inkoni 100 cyangwa 50. Wagiye ni rwihishwa cyangwa bakabura ahantu mu kinani. Hanyuma umugore agasubira iyari, n'umugabo agasubirayo, bakagira ngo wenda ari muri ravi, kumbe yagiye gura n'umugore. Mu by'ukuri ntabwo kimwemera kubasanga kandi muzi ko babakubita bitemewe. Ntabwo nzi uko imibiri w'imene iteye, ariko uko byagenda kose nta tegeko, nta n'ibihano byabuze abakundana kugera ku cyo bashaka kugeraho. Icyo kintu nabonye. Uburyo bwo gukominikase mukoresha bukoreshwa n'ubuhe kugira ngo abantu batumaneho bavuga tuzahura? Amatelefone nta atageze ibyo. Amatelefone pe nta atageze, amatelefone pe yageze ku bantu bose.
muba muratashye rero gutaha byaje bite tubwira uwo muruho wose ukungana buri munsi umuntu abagerageza gutaha ariko akabura inzira noneho tugeze aho tuviye umusirikare twegera muri Rucuro hanyuma gukora muvoma zo kujya guhaha zo kumenyana n'abantu ukagenda ureba u Rwanda ruracyariho uburyo iwacu baracyariho milimetero ugenda ukoresha usura abantu cyangwa ujya gucuruza kurangura utuntu kugira ngo ucuruze ukabona ko bishoboka ko wataha uwo muriro wuhetse ubu usanga ndwara kurenze iyo ujya kabureshe uhita unyerera ugataha wajya kuri MONUSCO cyangwa kuri M23 bakagucyura ariko ngo mwaje ngo muri 10 ngo mwaje muri abagore benshi tutubwire mwaje muri bangahe mufata inzira yazanye abantu 7 zana n'abagore twaje abagore 3 n'abagabo 2 n'abantu 7 abo bose ninjye wabazanye bose ubura uti dutahe ndabidefanda ndavuga njyewe muri umuryango wanjye nicyo nzabwira wari wese uje kuducyura hanyuma mwebwe muzashishike nge nzabidefanda nta uzanca mu myanya y'intoki nzabidefanda uwo mudamu umwe unkurikira ninjye wagaragara ko ari mukuru nkurikira uri muri umuna wanjye n'uyu nguyu ni umwana wawe vie wowe uzatubere papa abandi abo bose n'abana bacu twiyemeza kwita gutyo biremera abaje batugeze kugira ngo ducyure niko twabwiye twe turi umuryango baraduhakajya kuko tudasa ariko turabyemeza kugira ngo batadutatanye niba ari gupfa dupfira hamwe niba ari gukira dukirire hamwe nuko twageze hano wamaze kugera u Rwanda rumeze rute birarenze cyane amahoro yarwo umva guca bugufi kwa bose cyane cyane abayobozi baho beza bavuga neza umva ni byiza cyane hano bakira abantu neza ariko ikintu cyanejeje nuko banyigishije gukunda iki gihugu n'ubundi ndakeka ko abantu benshi basaziye hanze kubera batazi agaciro k'iki gihugu ariko ndashima leta y'u Rwanda ndashima leta y'ubumwe iyo yagerageje kwigisha buri wese ngo bimugemo gukunda igihugu nawe byakugiyemo byagiyemo gukunda igihugu agaciro kacu karanyuzuye hehe no kujya kukigambanira hehe no kukivuga nawe gutega amatwi umva byanemeye najya kukureka bimwe cengeje mu byaragiye yego bira bya Kongo nta nakimwe gikindimo ibindimo ni gukunda igihugu no kugikorera no kubaha abayobozi bacu ugiye kubana ute n'abanyarwanda ubu ngubu bagiye kuguha n'ibikoresho wize umwuga hano ntago turi gatwe n'ubwo nibwo bagiye kudusezerera tuzagaruka yego ugiye kubana ute nabo usanga dore ibintu byiza biriho icyambere narize kuko batameruka ngicyo nzakora no guca bugufi nzaca bugufi nihanganire byose umva uzanenga cyangwa kanigura sinzabyitaho kuko birankwiye kuko natinze gutaha najyanwe n'iki ibyo byose nabyo hanyuma uri nitegereze ibyo bakora bizima njyane nabo niragira iteza imbere nicyo kintu nawewe nyine nanjye ngira inzu ngira amafaranga ngira isura nziza umva nanjye niteza imbere se nabo ndinganire nabo niba ngombwa kandi mbaceho urakoze cyane biri umubabaro urakoze cyane urakoze nawe